Umunyabutare, so of course sinzibagirwa igiti twitaga igiti cy'ubugingo. Iyo waherekezaga nk'umuntu hagati ya Ngoma na Matyazo, wamurenzaga ku giti cy'ubugingo ukabuzi ko ubu noneho wanamureka gataha wenyine nawe ukagira vuba ukagaruka. Kuko cya giti cy'ubugingo hari abantu bakivugaga ko nijoro haba ibintu bitari byiza, ko ugomba kuhacakira kare, kutagomba kuhaca bitinze. Icyo giti murakibuka? Ese kiracyahagaze ko cyari igiti gikomeye kiri ahantu ku Mugina, wabonaga cyago ariko cyari gikomeye kandi ari igisore, kandi uko bwiraga niko aho hantu twahitonderaga. Hari igihe mba nibaza nimba iyo myumvire igihari still, mujye mumbwira abantu bakihaba. Ndi Umunyabutare, so of course nakwibagirwa show yabaga kwa Tigana, yari nka cinema. Sinigeze ninjiramo ariko nzi neza ko iyo wahacaga wumvaga biri anime, ukumva dusobanuye, ukumva bayanga, ukumva ibiki. Hari abantu bazaga badafite ibiceri byo kuhinjira bakaguma ku muryango. No, Butare ari umujyi wa entertainment.